umuntu bararanye ari we ntago ari we wari waramuterese wapi nawe yaje kubibona mu gitondo bukeye baje kubyara se amatsiko twese twari dufite nukuvuga ngo twari dutegereje icyo azabyara. Byagenze gute igihe cyo kubyuka mu gitondo? Yewe umukobwa yahise agwa igihumure amera nk'upfuye neza birarangira. Anje tuguha ikaze kuri Firstborn TV show, cyari igihe kirekire twarabuze ukuntu duhura ariko ngira ngo noneho umunsi wageze. Yego. Ikaze rero kuri Firstborn TV show. Hanyuma twandikiye utubwira ko ufite ubuhamya ushaka kuzaduha, ubuhamya bwawe ubundi wenda bwagira icyo bumarira rubanda, cyane cyane ng'abana b'abakobwa b'urubyiruko. Yego. Twiteguye kumva ubuhamya bwawe. Hashize iminsi rwose twarabuze ukuntu duhura ariko noneho tugize amahirwe turahuye kandi wakoze kwitabira. Wakoze namwe kuduha ikaze kuri Firstborn TV show. Noneho tudatinze reka dutangire tugutega amatwi hanyuma twumve ubuhamya bwawe uko bumeze. Nta kibazo rwose. Ikaze watangira. Murakoze. Nk'uko wabivuze nitwa Imanizabayo Ange, nkaba narifuje gutanga ubuhamya bwafasha urubyiruko rwacu muri iki gihe, ndetse harimo inyigisho, harimo no kuba umuntu yamenyeramo ubwenge ku ruhande rumwe. Murakoze cyane. Tangira utubwira rero, tubwire umve wisanzuye rwose, utubwire ukuntu byagenze, utubwire ukuntu wambwiye ko ari ibintu byabaye ku nshuti yawe yitwa Diane. Yego. Hanyuma Diane byamugendekeye gute? Komeza utubwire rwose. Murakoze. Nyine uwo mwana witwa Diane cyangwa se iyo nkumi, ubu yabaye inkumi, twariganye. Diane tubana mu buzima. Mwiganye he? Mwiganye muri secondaire? Yego. Mwiganye muri secondaire kuva senior 4 kugeza senior 6. Yego. Ari inshuti yanjye, twarararanaga ku buriri bumwe, twaganiraga byinshi. Urabizi nyine iyo abakobwa baryamye cyangwa se birirwana hari byinshi baba baganira. Rero twabaga dufite intego cyangwa se ibyifuzo runaka by'uko tuzamera twarabaye abadamu. Nago mwapangaga iby'uko muzamera murangije kwiga, mwahitaga mupanga iby'uko muzamera mubaye abadamu? Byose twabiganiragaho nyine, tukaganira uburyo tuzasoza kwiga, uburyo tuzabona akazi, tukaganira uburyo nitumara gushaka bizatugendekera, ibyifuzo byacu ku bagabo twashaka, mbese buri wese akagenda avuga uko mu rugo rwe bizaba bimeze. Wanyicishije amatsiko. Diane yaje gushaka byagenze gute? Yashatse mbere yawe cyangwa niwe washatse mbere ye? Ni njyewe washatse mbere ye. Kuko Diane yari umwana witonda cyane, ndetse n'amahitamo ye byaragoranye cyane. Yari afite inzozi zo kuzashaka umugabo umukunda, umugabo mwiza, umugabo bakundanye igihe kirekire. Mbese umva, yari afite inzozi z'umugabo witonda, ufite amafaranga kandi w'inyangamugayo, yumva ko nyine bazabana igihe bakabona bagashakana. Amatsiko yanyishe. Byaje kugenda gute rero? Byaje kugenda nyuma. Diane yaje gukundana n'umusore, araza baribwirana, baramenyana, ukumva ari inshuti yanjye ntabwo yamishaga. Yego. Aza kumbwira ko yabonye umusheri, ndetse uko iminsi igenda yicuma akagenda arushaho kumusobanukirwa cyane, ndetse akanambwira ko inzozi ze ari izo ngizo nyine z'uwo musore yashakaga, byose abyujuje ibyo yifuza kuri we. Yego.
nuko Diane akundana n'umusore, igihe kiragera umusore aramwipresentaho, aramubwira ati, amubwira ubuzima bwe bwose. Naguciye mu ijambo, yigeze akubwira izina ry'uwo musore? Yego, yaramumbwiye. Ariko wenda byihorere bigira ibanga. Turahita tubyumva uwo musore wariwe, dukomeza utubwire. Yego, Diane nyine yaje gukomezanya n'uwo musore, ariko mu gihe kitarenze amezi 3 bamaze kumenyana, umusore yaje kumubwira ko akeneye ko babana kuko umusore yamubwiraga ko afite business, yari umukire afite business nyinshi, kandi akeneye akamubwira ati nkeneye kujya hanze gushaka imari, kandi nta muntu nkeneye wundi gusiga mu mutungo wanjye, nkeneye ko twabana ugasigara muri uwo mutungo. Hanyuma Diane rero ntago yabashije kubyemera neza, kubera ko bari bamaranye igihe kigufiya, kandi we yarifuzaga ko yabana n'umusore byibura hashize igihe kirekire cyane. Nuko umusore amubwira impamvu ko nta yindi mpamvu iri kubitera, ari ukugira ngo umugore asigare mu mutungo mu rugo, hanyuma we ajye hanze ajya kuzana imari kugira ngo atazasanga yarahombye. Yego. Nk'umuntu rero nawe yaramaze kumwiyumvamo cyane, Diane yaje kubibwira ababyeyi be, ababwira ko yabonye umukunzi, ariko ntiyabasha kumubereka bwite umusore, kuko yamubwiraga ko ibintu byihuta hanyuma bagahita babana. Rero Diane yaje kugira amakenga, aramubwira ati se mu rugo nzabibabwira gute ko mu buzima bwanjye nagumye mfite inzozi zo gusezerana, kubera icyo udashaka ko dusezerana kandi ufite imitungo, kuko yari yaramutembereje iwe amwereka imitungo afite, abona rwose ni umukire nta kibazo afite, ndetse yaranamwiyumvishemo, yaramukunze cyane. Nuko Diane rero arampamagara arambwira ati rero umusore wanjye ntago yifuza ko dukora ubukwe, kuko yamubwiraga ko ubukwe bazabukora avuye hanze, akaba ari ibintu byose bikorwa. Aramubwira ati Diane wigira ikibazo, ubukwe tuzabukora, amafaranga ndayafite, nzasaba iwanyu nk'ukwe, dusezerana imbere y'Imana no mu nzego za leta, hanyuma ubundi bigende neza. Nuko nyine Diane birangira ambwiye ko agiye gushaka yishingiye. Ndamubwira nti rero niba waramushimye ukaba waramurebye neza ukabona murakwiranye, arizo za nzozi zawe uwifuzaga kuva kera, nta cyatuma n'ubundi ubukwe isaha n'isaha, igihe n'igihe buraba, umuntu bikagenda neza uko yabyifuzaga. Nose nihe mpamvu umusore yangaga ko baseze? Yari afite, yashakaga ibintu byihuta, kandi ashaka gusiga umudamu mu mutungo we. Yego. Nicyo cyatumaga amubwira ngo bahite babana byihuse. Urumva Diane yaje gufata amafoto y'umusore abare yereka iwabo, ariko abahisha ko agiye gushaka. Nuko umukobwa rero wanjye aza gushaka, ashakana na wa musore. Igihe cyarageze nyine abantu bishingira, nawe urabizi. Kugira ngo abantu babyumve neza, reka umusore tumushakire izina, wenda tumwite, reka umusore tumwite Ezekiel, nta kibazo. Ezekiel cyangwa tumwite Claude? Reka tumwite Anastase. Okay, Anastase. Hanyuma rero nyamusore Anastase, igihe cyarageze nyine abantu bagiye kwishingira, nyamukobwa wanjye ashaka abandi urungano rumuherekeza, nk'abantu nka 3 izindi nkumi zimuherekeza. Ubwo nyine yari kugenda nijoro, urabyumva. Yego. Aza kugenda baramuherekeza, bamujyanye kwa Anastase. Anastase nawe yari yashatse inzoga,
amafanta yatumiye aha hanyuma zitereka aho ngaho mu rugo rwiwe. yabwiye abasore bagenzi be kari burongore ko ari bushake. nuko nyamukobwa wanjye aza kugenda agerayo bakobwa bagenzi be baramuherekeza bamubwira tuzagira urugo rwiza. yego barataha. amaze gutaha nyamuhungu na Stazi araza arahagera barasuhuza umugeni we amuha ikaze arishima nyine nk'umuntu bari bakundanye nubwo kitari igihe kirekire ariko buri umwe wese yari yakunze undi. ashimishwa no ko ashatse umuntu akunda kandi babyumvikanyeho neza. Diane rero igihe cyarageze nyine abatarama baratarama abasore bari batumiwe baranywa bamaze kunywa. nyamukobwa wanjye ntabwo ari mu cyumba abasore barasezera barataha. yego Anastase arakuzira. yego aza kureba umugeni mu cyumba nyine muri iryo joro aza kureba ubwo rukumva abashyitsi bari bamaze gutaha. aza kureba umugeni mu cyumba amaze kuza kumureba aramubwira ati sheri ni karibu kwishimiye aha ni iwawe wiyumvemo ikaze. aramutwara ajya kumwereka dushe arakaraba. amaze gukaraba birumvikana n'imyiteguro y'imyambaro yari ihari yari yarayiguze na Stazi. arayimwereka aho iri amwereka ubwiherero aho buri. yego buri kimwe nyine arakimwereka kiri mu nzu nka nyiri urugo n'umuntu bagiye gufatanya kubaka. ariko Diane yari asanzwe haza n'ubundi yajyaga amusura. Diane ntago yasuraga abahungu. ni ukuvuga ngo Diane yahageze umunsi umwe aje kuhareba nyine mu rugo ariko ntago yahatinze ku buryo ari kumenya. yarahageze arahashima yishimira kuzahaba nubwo agiye kwishingira. arahishimira aragira ariko Diane mu buzima bwe ntago yakundaga gusura abahungu yari inyangamugayo cyane cyane ariko nuko umusore amaze kumupresentira inzu uko iteye ubwo baje mu buriri. igihe cyo kuryama cyarageze byari bimaze kuvugurura nka 5:00 hafi zishika saa 6. abandi bose batashye nabo abakobwa bamuherekeje bari batashye babacyuye. bari batashye kare. n'urungano rwe rw'abasore rwatashye urumva hari hasigaye umusore n'umukobwa. yego abageni nuko umuhungu araza nyine nk'ibisanzwe umugeni ari aho ngaho. urumva ndabyumva neza ni igihe cyo kuryama. igihe cyo kuryama nta bindi. rero uko yakazaga umusore yakuyemo. yego abwira umukobwa ati nawe kuramo. umva Diane wanjye rero bararyamye. watinyaga abasore nabanje kugorana ariko bari bamaranye igihe bari bamaze kumenyerana. amezi 3 harya niyo watubwiye. ni amezi 3 bari bamaranye burya amezi 3 ari mu rukundo buri nk'imyaka 3. Diane byumvikana yarazi icyamuzanye. yabanje kugorana ariko ageze aho arabikora. umusore nawe akuramo ishati yo hejuru. ariko agikuramo ishati yo hejuru biba ngombwa ko abwira umukobwa ati nibagiwe kuzimya itara ryo muri salo. yego kandi njye ntabwo njya mbasha kuryama itara ryaka. kamanze ndizimye sheri ndaje. ubwo iryo mu cyumba ryo yarizimije tayari bari bagiye kuryama. hanyuma na Stazi umugeni nyine aravuga ati yego. arasigara aryamye mu mashuka umusore ajya kuzimya itara. ndabyumva. n'aya masoni y'abakobwa iryo joro ryose yumvaga nyine nabirenze agiye kuzimya itara. na Stazi aragenda. noneho ikibabaje kurusha ikindi kibabaje kurusha ikindi
ni ukuvuga ngo Anastase uko yakagiye ntago hagarutse Anastase. Oya birashoboka se gute se? Anastase yaragiye nyine. Anastase urumva yaraterese ariko mu by'ukuri ntago ari wowe witereteraga. Yatereteraga undi. Nguki? Ubwo uwo mwana Diane. None se uretse gato Anastase yatereteraga undi gute? Ariko kiraka cyo gutereta byagenze gute kugira ngo ateretere undi birangire? Nyine Anastase yari ku kiraka cyo gutereta. Ateretera ndese? Afite undi ateretera. Inde nyine inde? Komeza ariko reka nkubwire ugira amatsiko kandi n'ubundi uri bubyumve. Aba dukurikiye mwihanganiye inkuru ndumva iteye ubwoba n'agahinda. Anastase uko yagasize umugeni mu buriri yaragiye haba haje undi. Hinjira undi? Bwite noneho. Nyiri guteretera. Nyiri gushaka umugeni bwite. Arinjira mu mashuka. Aza ameze nka Anastase. Amatara bayajimije. Urukumva noneho ngize hahandi bavuga ngo kagira inkuru. Kagira inkuru? Ubwo Anastase nyine urabyumva yagiye ari nka Anastase haza undi Anastase. Umukobwa ntago yari kumenya ngo uje ninde. Ndetse n'umuhungu yaje amagambo yabaye make. Yego. Kuko igikorwa cyari kigezweho cyari cyo kuryama. Ahita asesera mu mashuka. Ariryamira. Amaze gusesera mu mashuka rero bararyama nyine burake. Urabyumva byakurikiyeho nk'abantu bashakanye. Yego. Diane agira ngo ni Anastase nk'ibisanzwe. Bukeye mu gitondo rero umva mbaza ngo byagenze gute? Nanjye ubwo nibyo mise nkurikizaho. Bicuye mu gitondo ubwo hahandi umusore washaka gusuza umukobwa cyangwa se umukobwa asuza umuhungu. Bukeye yego. Diane yaje gusanga atararanye na Anastase. Ari babandi bajya avuga ngo bafite indwara y'uruhu. Indwara y'uruhu gute? Babandi bakunze kwita abanyamweru mu mbabarire kuba nkoresheje wenda. Okay, birumvikana babana n'ubumuga bw'uruhu. Asanga yararanye na Nyamweru. None se ushaka kumbwira ko aho hantu hari kwa Nyamweru? Umva hari kwa Nyamweru. Diane yahise agwa igihumure amera nk'upfuye neza umunsi wose. Toka shitani. Njye yarabimbwiye si ukukubeshya agahinda karanyica. Ntekereza ukuntu Diane yambwiraga inzozi ze. Ntekereza n'ibyamubayeho. Ndamwihanganisha ndavuga yihangane nta kundi. Oya ibyo akosubwa ibyo bintu byabayeho. Yateretswe n'umuntu arangije aramukina amushingira undi muntu mu buryo ataramwiteze. Diane rero yaje kugwa igihumure muri icyo gitondo. Umuhungu abura icyo akora. Arahungiza. Umukobwa avuza induru. Bari mu nzu bonyine. Aravuza induru nyine ubwo urukumva yari yabaye nk'uwapfuye. Umuhungu biramucanga aravuga se umwana w'abandi yampfiraho byagenda bite? Karaye. Ariko nawe siwe dizi. Yarateretaga bikanga. Bari baramwanze kubera ikibazo yego. Bamwanga kandi cy'imiterere y'uko Imana yamuremye kandi ari n'umukire. Yego. None iyo mitungo yose yariye. Nubwo Anastase yayitiriraga ariko ari ya Nyamweru. Yari ku kiraka. Yego. Nuko umukobwa amasaha ashika nka saa 9 z'amanywa niho yavuye. Ubwo yazanzamutse. Amaze kuzanzamuka aravuza induru cyane. Arasakuza cyane nk'umuntu. Arasakuza. Anastase nyine urabyumva yarafite abantu yateguye hafi aho
bamariramo muziki kugira ngo urusaku rutumvikana hafi aho ngaho barimo baserebura umunsi wose. Urumva abasore bari bahari nimugoroba bagarutse na mu gitondo ariko kuko bari bazibanga bariho ariko nyamukobwa we ntago yari abizi. Wasanga Anastasia ari we wari DJ kuri uwo munsi. Ntawamenya ari kuvuga ko yashingiye nuko hanyuma y'ibyo umukobwa arasakuza umuhungu aramwegera aramubwira ati mu by'ukuri Diane wigira ikibazo ibyo Anastasia yakweretse byose n'ibyanjye ndagukunda ntago nkukinisha nubwo ubona ameze ntya ko nanjye na rimwe n'Imana ko twararanye wumvise ntandukaniye hehe n'abandi. Ati ko twararanye wumvise ntandukaniye n'abandi basore ariko n'abakobwa bake bashobora kwihanganira ibyo bintu. Umukobwa kubyumva birananirana aravuga ati rero mu by'ukuri ndakwinginze niba uzi Imana kwibaho mfasha nanjye nkeneye umugore nanjye nararemwe nk'abandi wo kuntererana. Umukobwa akabyumva se ko umukobwa nyine nese ko byari byarangiye ari gukora iki yaherekejwe n'abakobwa bagenzi abasore yahasanze yamufesha yaramukinnye mbese ibyari ibiro aramubeshya birumvikana ntiyabuze n'umwana w'iwabo yari yabwiye iwabo ati nashatse muri ubu buryo ariko bizagenda kumva nta kundi yari kubigenza amahitamo yandi ntayo yari kubona rwose. Yaremeye aba muri urwo rugo aramwumva uko amasaha agenda yicuma agenda yumva ariko nyine yari yamukingiranye mu cyumba kuko ndahamyiho aza kuba hadakinze yamaze iminsi 3 atamukingurira kugira ngo umukobwa yanga kurya no kunywa agahinda karamwica. Umunsi wa mbere urashira Nyamwera aragenda azana fanta mu cyumba cye ati byibura apfa kugerageza umwe ka fanta umukobwa biranga. Umunsi wa kabiri urashira ku munsi wa gatatu niwe umukobwa yabwiye umuhungu ati mereza isume njye muri douche amaze kwiyakira. Amina. Umusore aravuga ati se birashoboka koko ko yabagiye muri douche yiyakiriye cyangwa ari maranyina kugira ngo abone uko yiruka. Inzugi zose zari zikinze hose hari hakinze ntaho yaca. Amuhereza isume ajya muri douche umukobwa aroga avayo aragaruka. Umusore yakomeje kumuba uruhande nawe ntago yaryaga amarira yari menshi ngo amarira y'abasore ngo atemba ajya mu nda wapi nawe yari yaguye mu kantu nawe ajya hanze. Aramubwira ati amwumvisha ko nyina ari umuntu kandi azamutetesha. Aramubwira ati umva Diane nta kindi nkuzaniye kumbera umugore sinkutumye mu murima sinkutumye kugira ute wewe icyo nkuzaniye ni ukumbera umugore nanjye nkitwa ko mfite umugabo ibindi byose uzabindekere. Uri igikomangoma muri uru rugo uri umwamikazi mbese wewe icyo ushinzwe ni ukwicara hamwe abakozi ndabafite bakora buri kimwe wenda unantegeka amafaranga najya nguha buri kwezi ishimwe ariko umbabarira umbere umufasha. Urumva yarababaye. Diana yageze aho aravuga ati buriya Imana nigena byose ariko byumvikane ko uwo musore nubwo yari afite ubwo bumuga bwo kubana n'uruhu ariko yari umusirimu by the way. Yari umusirimu cyane. Umusirimu w'umukire wifitiye amafaranga ye ahubwo akagira ikibazo cy'uko bamubengaga bamuziza uruhu. Yego. Hanyuma cyane ariko nta kindi kibazo yari afite. Urumva nyine umuntu ufite amafaranga ibintu byose abafite. None misengira ikibazo cy'amatsiko ukurikije igihe bimaze Diane yaje kubyarana n'umugabo we. Natwe icyo niyo matsiko twese twari dufite. Babyaye umwana umeze gute uko umwana bazabyara uko azabasa. Ese ubu baba bafite abana bangahe wenda? Ego Diane afite abana 3 kugeza ubu ngubu afite abahungu 2 n'umukobwa umwe kandi kigeretse kuri ibyo abana bavutse basa na mama we nyine atari za Nyamweru. Imana ishimwe disi. Yari buzicwe n'agahinda kurushaho.
ariko yagize ukuntu yashatse ni ukuvuga ngo Diane yaje kunsura nyuma y'uko ashaka. Mu by'ukuri Imana nigena byose. Yari yakiriye ameze neza, aratuje mu rugo, yaje kwiyakira, yemeye kuba umwamikazi. Umva, aratunganirwa. Diane ni umukire, byageze nyuma afite inda y'amezi nk'3 bakoresheje ubukwe bwe kataraboneka. Wow. Bakoresheje ubukwe iwabo, urumva wenda babanje kubitekerezaho ngo gutya na gutya umusore wacu, ariko urabizi by'iki gihe hari agafaranga ntawe uhakumira. Ubundi baravuga ngo ikizananira ifaranga uzajugunye. Yego. Bamenyewe umutungo umukwe wabo afite, baramukunda. Ubu ni umukwe rwose, umva ni urugo rugendwa. Diane ameze neza mu rugo rwe, nta kibazo, akundanye n'umugabo we, yaje kubyakira. Ego komana, umva ameze neza, ubyumve. Ameze neza cyane cyane. Abyaye 3. Abahungu 2 n'umukobwa umwe. Abahungu 2 n'umukobwa umwe. Yego, banyamwero. Akomana ugira amaboko. None Ange, ariko urazamfasha uzangize kwa Diane nzamusure. Nta kibazo. Nzabasure mbaganirize, mbabaze ukuntu ibintu bimeze. Diane nta kibazo afite. N'ubu ngubu kugira ntange iki kiganiro, namubwiye ko nabanje nabimusaba. Mubwira nti ntanze ikiganiro cyawe kikaba ubuhamya, hari icyo byagutwara. Ati nta kibazo rwose. Urumva ati nta kibazo, uzabitange mu buhamya, ndetse nanjye ubwanjye nabitanga mu buhamya. Ati kugira ngo, kuko harimo inyigisho ikomeye cyane. Buriya ibyo abana b'abantu twebwe twibwira cyangwa twipangira ntabwo ari iby'Imana ipanga. Abana b'abakobwa bari hanze aha bihutira gukundana inkundo za hato na hato. Birumvikana. Diane byabaye mu gushaka kwe, we yabonaga ari nk'ikibazo akimara kubona ko byagenze gutyo, ariko nyuma yaje kubona ko ari igisubizo. Ku ruhande rumwe, gushaka burya umusore mutamaranye igihe ni ikibazo. Yego. Kuko wenda Diane ataza guhita ashaka muri ayo mezi 3, uko iminsi ari kugenda yicuma, ariko uzajya agenda amenya ko wa musore atari nyiri byabi, akamenya famiye y'umusore, akamenya inkomoko ye, akamenya ku buryo kumubeshya bitari bumworohera. Ntabwo byari kumworohera. Cyambere ari kumenya wenda wa mutungo ko atari wa musore. Yego. Noneho ku rundi ruhande rw'abemera Imana, buriya twebwe nk'abana b'abantu dufite uko dutekereza, ariko n'ibyo twibwira, ariko Imana yo ibifite ibyo yadupangiye. Yego. Diane yumvaga wenda azashaka umugabo runaka, byashobokaga ko ari no gushaka wenda umugabo umukene wo muri iki gihe wo kumukubita, cyangwa se umukene utamukunda. Ariko kuko Imana ari yamugeneye uwo nyamweru, ameze neza rwose mu rugo rwe. Byiza cyane. Ange, dusoza ngira ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Ndahamya umuntu wese udukurikiye uzumva iki kiganiro azavuga ati nkuyemo isomo rikomeye cyane, by'umwihariko abana b'abakobwa n'abandi bantu bagira icyo bamarira abandi bantu. Reka dusoze ngira ngo tugushimira ko wabashije kutwitaba, kandi tunagushimira ko wambaye neza. Urakoze cyane. Wambaye neza. Wambaye ikanzu nziza rwose. Kandi Imana iguha umugisha kuba wabashije kwitabira ubutumire bwacu. Byari bigoranye, ariko noneho igihe cyageze byabaye. Kandi nizere ko isezerano maye ryo kuzajya kwa Diane tuzajyayo. Nta kibazo, nzakujyana rwose, n'undi ubyifuza wese azaze mujyaneyo, batazagira ngo ni amagambo. Reka tushimire abantu badukurikira, kandi tubasaba utarabasha gukora subscribe ayikore, hanyuma mujye mukurikirana gahunda zacu. N'abandi bafite ubuhamya batwandikire muri comment cyangwa kuri WhatsApp number tuba twashyizeho aho ngaho kuri Fastborn TV show, hanyuma tuzabasure batuganirize. Ange, reka tugusezero tukubwira ngo bye bye. Imana iguha umugisha, kandi nizere ko ubutaha
tugukeneye mu kindi kiganiro wazaboneka. Yego, murakoze.